nziza isabato nziza gira mugenzi wawe isabato nziza. Ni iby'agaciro, ni iby'igikundiro uko mwicaye muteraniye hano turashimishije cyane. Tugiye kuganira rero amazina yanjye ndatangira mbibwira, hari abantu bashobora kuba batanga. Amazina yanjye nitwa Elias yo kwizerwa, nkaba ndi umwizera w'itorero rya Munini, intara ya Nyamirembe Gitwe. Ariko kubw'impamvu z'akazi byabaye ngombwa ko ndaguterana nayo ngayo. Turebye aho amasaha ageze muri kubona sangahe, turi kubona saa sita n'iminota 10 kandi dufite gahunda yo kugaruka hano saa 8. Ariko turagerageza mwuka w'Imana dushoboye kugira ngo ducunguze ubugingo bwose bikorwe neza muri gahunda. Abambanjirije rero baba ari abaririmbye indirimbo byari ibintu byiza cyane, ndetse byari birimo n'ubutumwa burya nta kintu Imana itagiteguye. Indirimbo zose, ubutumwa bwose twagiye gusa mu ndirimbo bwahuye neza n'umutwe w'icyigisho nateguye. Urumva ko ibintu byose dukora burya twese Imana ibyumva. Abadufemu indabo batangiye batukura mu mazi, dushakire intsinzi tubugarije, ariko atari tubugarije. Urebye ukarebaho igihe kigeze, ukareba n'isi irimo iratwerekeza, urebye neza baratwugarije. Ariko basoza batubwira ngo ariko ni wowe waduha uburuhukiro. Icyambaje nawe tugasaba Imana ikaduha uburuhukiro, bityo tukabataha hejuru. Harakurikiraho Kagoma rero. Kagoma utugereza ku butumwa bwiza. Batubwiye ngo inzozi nziza ni ukugira igihe cyiza cyo gushimira. Inzozi nziza ni ukugira igihe cyiza cyo gushimira umwami. Indashyikirwa nazo twihuse, nagerageje gukora samba kugira ngo tuze kwinjira mu cyigisho n'ibya mbere twabanje kuba twabyumva. Indashyikirwa nazo ziratubwira ngo ngo twihute twinjire bigishoboka, kuko hari igihe kizagera bitagishoboka. Igihari se noneho izahabu zo ziratubwira ngo ntuzibeshye ko ukize cyangwa ukennye, kuko ni igihe gito ubundi umuntu agasinzira. Ariko baduha ibyiringiro, baratubwira ngo igihe gifite agaciro no kwihana. Icyabanje nawe tukihana, bityo tukaba batahajuru, ubwo Yesu agiye kugaruka tuzamusanganira kwishima. Natinze muri byinshi rero, iyi korali imaze kutuza ubutumwa bwayo mu ndirimbo turayishimiye, ndetse n'ibindi na korali ibyiringiro bishya yikareba. Tugiye kwigana umutwe w'amagambo utubwira ngo mbese ninde uzagera mu rurembo. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka uruhimbaza. Tugushimiye ko watize kuri iyi si, ariko turakwinginze ngo tuba turi kuri iyi si ko kuzahahomera, ahubwo tuzahungukira. Bana natwe nimuhagarike ijambo ryawe rigiye gutambuka, bityo imbuto zigiye kubiba zikore ubutaka bwiza, bityo kuriya tukwereka ngo tuzamusanganire twishimye. Komeza kuturinda no kuturindira, ibyo ushima ushaka ubona byatugirira umumaro, wibereye mu izina rya Yesu. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo mbese ninde uzagera mu rurembo. Urebye kuri iyi si ukareba ibikorerwaho, ukareba aho igihe kigeze, ikibazo abantu utakibaza,
mbese nyine uzagera mu rurembo. Dawidi yandika muri Zaburi, ni isomo badusomeye, riraboneka muri Zaburi, tugiye guhera ku gice cya 15, turahera ku murongo wa mbere. Dawidi yaribajije ati, Uwite, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Uwite, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura mu rurembo rwera? Ese ni jyewe cyangwa ni wowe? Ku murongo wa kabiri, igisubizo no gisanzwe handitse ngo n'ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka. Umuntu ugendera mu bitunganye agakora ibyo kugira gute? Icya mbere cyo gukora ibitunganye. Ikindi cya kabiri agakora ibyo kugira gute? Gukiranuka. Tugeze ku murongo wa gatatu, utabeshesha abandi mu rurimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Tugarukira aha ngaha, ikintu cyateye muri iyi si ni ikintu cyo kuvuga inkuru. Ugasanga cyane cyane ufata urugero ku bana b'abakobwa, umuntu akicara hariya akaguhindura inkuru akaratwita. Wari urwaye, ushobora kuba warwaye indwara zo mu buzima busanzwe, ariko icyo kinyoma akacyubakiraho, noneho yabona yaza yavugaga nabi ukavuga ati yarikuye. Uzi ko uwo mukobwa rero yarikuyemo. Urumva ahantu kigejeje. Icyo kinyoma akakigenderaho igihe kirekire, maze yabona bitabaye agatangira guhindura ibindi. Ariko ibyo ntabwo dukwiye kubitindaho abatajuru. Turegera muri Bibiliya, Yesu nawe baramuvuga. Bakamuvuga ngo ni umutware w'iki? Ni umutware w'abadayimoni. Urebye hariya yakizaga uriya mugore, igihe uriya mugore yazaga kumushimira, akamusuka amavuta ku birenge bye, akayimaraguza umusatsi we, ari umuntu ushushanya inkuru, ashobora kuvuga ati uzi ko na wa muntu bafatira. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo byose ntabwo bizabura kugaruka, ntabwo bizabura kutubaho, ahubwo tubibamo dute? Ese iyo bituje mu murongo nta kundi mu kubana n'Imana ugasenga. Ku murongo wa kane twamanutse, mu maso ye ni umunyagisuzuguriro, arayimurika, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarariye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Icyo Imana yarariye naho cyajya gute? Ntiyivuguruza. Abantu muri iki gihe hari abantu bativuguruza, ariko akagaragara mu kuri kwe akaguhagararaho neza. Ariko muri iki gihe cyose gitwika kuki abantu batajya bivuguruza, bakita abafunga gusa. Tujya tubona ishuri aho biga, tujya tubona tukajya kubona baduhaye ibizamini ku isabato, bagapanga ibizamini bakabishyira ku isabato. Twarangiza tutabikora bakatubwira ngo bariya babazima bafunze umutwe. Murumva ikintu twubatse, ariko reka dushime Yesu Kristo kuko ibyo dukora tubatuye. Tugomba guhana Imana mu kuri kugeza kugeza ku gupfa. Umurongo wa gatanu, ntabwo urizi ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa niyemera ibiguzi kuko utariho urubanza. Aha turagaruka ku bacuruzi, usanga ubucuruzi bw'imuzanire. Abantu bacuruza muri aba, ariko guhana n'Imana ni bibi. Ugasanga afite umunzani aguriraho kugira ngo bagurishirizeho. Zibibaho se? Bibaho rwose. Bagasoza n'umurongo batubwira ngo ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Ugenza atyo ntabwo azagira ate? Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Abantu hano kuri iyi si abantu bita inzererezi.
inzererezi murabazi kera inzererezi bajya gukora ukabona zambaye nabi ukabona inzererezi zirasa ukundi kuntu ariko n'ubu nazo zambaye ubwenge bupfuye bwite ubupfuye gutyo ujya kubona ukabona umuntu yambaye neza yambaye kositimu ukabona afite na bibiliya mukaganira ariko mukandika gutumbura sibibaho no mu bana b'Imana no muri itorero burya kugira ngo inzererezi kugira abantu batagira aho bajya kugira abantu birirwa batera ariko icyo nabifuriza ni ukumenya inzira tukamenya ko inzira ari iyi inzira nta yindi ijambo ry'Imana kugira dusange amategeko n'ibahamya bibiri hamwe ubwo agatekerezo gatoya tugiye kubagezaho hari umutware w'ingabo ubwo ategura ingabo zigiye ku rugamba arangije mbere y'uko ingabo zijya ku rugamba arabanza aravuga ati ndashaka ikintu nshaka kuvuga kandi ntabwo nibwira umuntu uwo ari we wese ndakibwira umwe kuri ubu arafasha uwa mbere aramubwira ati tugiye ku rugamba ariko niba ngombwa urugamba tugiyeho tukahagwa mubare ukaba ari wowe urokoka murabona aravugiye uwa mbere yabwiye uwa kabiri araretuye abantu ijana aravuga ati tugiye ku rugamba ariko niba ari wowe urokoka aba ari wowe urokoka ubwo se urumva abantu batajyanye ku rugamba imbaraga ze zo kurwana kugira ngo agire ate kugira ngo arokoke siko bimeze natwe muri iri teraniro rero tubabwiye n'iki nashake aho umuntu umeze muri umusengero uzajya mu ijuru reka buri muntu wese aharanire kuba ubuntu reka umuntu wese aharanire kuba iki kuba uwo muntu ku rugamba rero burya haba umuntu ashobora kuva ku rugamba icambere gishobora kuranga umuntu wavuye ku rugamba yafite ubwoba bijye ku rugamba ufite ubwoba uraho ntabwo mubizi iyo umuntu agiye ku rugamba afite ubwoba agira gusa iyo umuntu agiye ku rugamba afite ubwoba agira gusa arahagwa ikindi kiranga umuntu uri ku rugamba aratwitangira aragira gusa urugamba aratwitangira twatangiye tubona isomo ribaruka muri Zaburi ariko reka tujye muri iriya ndirimbo twatangije indirimbo y'185 tuyisome tuyicishemo amaso ariko mu butumwa bw'indirimbo igice cya mbere umuhimbyi yaranditse ngo mbese ko tujya tuvuga iby'igihugu cy'ihirwe tukongeza ubwiza bwaho kuba bizacyura iki ko tuvuga inzira zaho zasize izahabu nziza ari ukugendekereza tugezeyo bazacyura iki ageze ku gice cya kabiri ko tuvuga ko hameze ko hari nta byaha n'urupfu cyangwa ibishuko bibayo tugezeyo hacyura iki ko tuvuga iby'urukundo rwabo n'ibishura bizambarwa tukabyishimira cyane kuba bizacyura iki ageze ku gice cya gatatu aravuga ngo tuvuga n'iby'igitondo cyiza cy'izahabu tuvuga n'iby'igitondo kizaba gitamanzuye tukazabona wamurwa umanuka urimbishijwe umurwa urabagirana utarangwamo agahinda ntubemo n'imibabaro hari umunezero gusa umurwa utabamo iki utabamo umubabaro hari umunezero gusa nubwo ngoswa n'ibishuko ntunganiriza kujyayo ngo nanjye njye niyumvamo uko kubayo byamera nibwo tuzatambagira icyo gihugu cy'ihirwe hamwe n'abamarayika na Yesu umukiza wacu icyamage nawe tugaharanira kuzataha muri iki gihugu icyamage nawe tugasanga tukegera Imana ikabasha kuduhishurira
aha umuto w'icyigisho nabahaye ngo mbese ni bande uzagera mu rurembo uzagera mu rurembo ni umuntu uzaba aruhutse na Kristo akemerera Umwuka Wera akamuyobora akihana akababarirwa ibyaha bityo agatangira urugero rwo kwezwa. Dukomeje gatoya umwambaro abana b'Imana tuzambara nibwo wambwiye umwambaro abana b'Imana dukwiriye kwambara iki? Umwambaro abana b'Imana dukwiriye kwambara iki? Abana b'Imana dukwiriye kwambara umwambaro wo gukiranuka kwa Kristo. Dukomeje gatoya tujye muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 7. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 7. Igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa be abwira abigishwa be ko bazarenganywa, ariko ageze ku murongo wa 7 hari ikindi kitubwira ngo umubare w'Umwuka Wera azabagirira. Ku murongo wa 7 arababwira ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibabarira, ariko njye kuko nagenda umufasha atazazaho muri ibyo, ariko nigenda nzamwoherereza, ubwo azaza azatsinda ab'isi. Ubwo Umwuka Wera azatsinda ab'isi. Se turabisi icyabanje nawe Umwuka Wera akaza agatsinda imitima yacu, bityo tugaca bugufi tugasaba Imana imbabazi. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ubwo Umwuka Wera azaza azatsinda ab'isi. Aha ngaha icyo turarikiza ni ugufungura intekerezo, tugafungura umutima wacu imbere, Umwuka Wera akemera guturana natwe, Umwuka Wera akatugenderera mu mutima, bityo akabasha kudushyurira ibyaha ndetse n'ibicumuro byacu. Umuntu uzagera mu ijuru ni umuntu uzaba warabonye ibyaha bye, ibicumuro bye bigatwikirwa. Ku murongo wa 9 iby'icyaha kuko batanyizeye n'ibyo gukiranuka kuko njye yizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakibona. Iki gihe Yesu yari arimo abwira abigishwa bati ngiye kugenda ariko nzabashyirira Umwuka Wera. Umwuka Wera naza azatsinda ab'isi, abemeza by'iki atwemeza iby'icyaha, aduhishurira ibyaha byacu, bityo umurongo twari turimo mubi duhindukire dukurikire Kristo. Muri iki gihe ukurikije aho igihe kigeze, urebye ku ngengabihe y'igihe, ikibazo dufite, ubukene dufite mu mitima yacu kuri bamwe ni uko tudafite Umwuka Wera. Reka twemerere Umwuka Wera azabane natwe, Umwuka Wera atubere umuyobozi mu byo dukora, Umwuka Wera abane natwe mu ntekerezo ndetse no mu mutima wacu, bityo ubwo Kristo Yesu agiye kugaruka tuzamutanga twishimye. Tujya muri urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Gatatu 16 turabona dusome urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Wafite Bibiliya zinoya ipaji 224 isezerano rishya. Iki ni cyo kitumenyesha urukundo, iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data. Ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data, tukabasha kubabwira inkuru nziza y'agakiza, tukabasha kubereka urukundo rw'Imana, bityo bagahindukira bakava mu byo barimo, bityo tukazibanira mu bwami bw'ijuru. Matayo igice cya 28 umurongo wa 19.
Matayo igice cya 28